nanjye nitwa Moise Shari, ntabwo tuziranye cyane, nta nubwo nanzi, ariko twese turi abakozi b'Imana. Rero ngiye kumushigikira, nanjye nabonye nta mwene wacu n'umwe watambutse mu rwego rwa famille yacu, twese nk'abasinzira mu 100 nzabimo kwa kabiri. Amashi menshi kabisa. Azi gusabira umuryango umugisha kabisa. Ugize neza, atanze mu izina ry'umuryango. Yagize umushinga mwiza, ariko ngenda ajya mu mavuta ya Bishop, tuzamuhereza inka naza gushaka. Okay, hariho abantu bari hariya ku buhanga bw'ibyuma, n'aba YouTubers ngo bari hariya, abari hari abanyamacano bari hariya ngo baramuha 50,000. Ko musetse? Oya, wasanga atari bose, ari nka babiri bavuganye, umwe agatanga 25 ni 25. Nibwo bushobozi bwabo, Imana ibaha umugisha. Mwihangane. Amen. Yesu ashimwe. Nanjye Richard ni inshuti yanjye, arabizi tujya dukorana. Yesu ashimwe cyane. Nanjye kubwa Richard, kubera ibintu byinshi tugenda dukorana, yaba ari hano mu itorero, cyangwa se ahandi hose duhurira. Ikintu cya mbere, hari ahantu dukunda guhurira dufana ikipe imwe twese. Nzamugurira inkoko yose ayirye, twagiye gukina match, hanyuma nzamuha 50,000 kubw'iki gikorwa. Asante. Mukomeze, ariko ndagira ngo ubu ngiye gusoza. N'ingwima ya mahirwe uraba ari we wabiteye. Murakoze. Tubanje gukora inama na representa kugira ngo tuvuge we umwanya wa larume, tuzamu 100,000, nanjye ku giti cyanjye nzamu 100,000. Gwino papa. Ndashima Imana ku bwa Richard. Bagumye kubivuga, actually byatangiye mbere aza mu banaziri. Baru tugurupe bagiraga bazaririmbiramo. Ndamuhamagara ndamubwira ati papa, je nza mbona warayobye. Waje tukaja mu gitaramo. Aranyumva. Naho zahereye. Ngoje kuva hano ngiye kugenda. Fata iminsi mbivuga cyane. Fata iminsi 2 yo gusenga. Bazimana ndabibwira Semana ko ari we wampamagaye. None ko ngiye ndasiga nde muri Foursquare, na hantu habiri hari yampangayikishije. Ni muri Foursquare no mu banaziri. Ndasiga nde muri Foursquare, ndasiga nde mu banaziri. Ndabisengera. Imana ishime ko itazibesha. Hallelujah. Imana namwe ngo muri Foursquare mpasige Richard, mu banaziri mbasige Fred. Ndagenda twari mu kabiri k'abanaziri, fata mikrofone 2, ngira ngo abo twari kumwe barabizi. Umwe muhezi imwe, undi muhezi yindi. Ndashima Imana ko bambereye abizerwa. Rero njewe zoja kuvana na muhaye $500. Imana igomwisha. Frank ga no mu diaspora. Isha. Naje ngiye kuvuga ko umunyafurika. Bwana asifiwe. Sintinda kuvuga Richard, unije ko nteye muri kamere yanje nza nkurikira amavuta. Iyo umuntu afite amavuta, nza namukurikira inyuma tukagwana iyagwa, biya birangiye. Rero nutagira amavuta tituzojana, ariko inyenyeri ni kwakira mba nakuvumbuye. Uko niko nkoze, abantu benshi nta mutima mubi ngira, ibyo ndabizi. Rero Richard
ubundi turavukana Trezor arabizi ariko zose ni bimwe nta kibazo mwihangane kuvuga gutya nuko twese nubwo ari uri hano imbere twajanye mu rugendo hari umuntu uzugaragara ariko ari abandi bajanye mu rugendo inyuma. Richard yaraje muri geta twabaga muri foyer nabanaga na mukongomani ni benshi ba Aimable Nguriye nawe tarashaka ariko muriho arambwira ngo kiriki ko nkene umva Frank nanzo muvuga ku giterane ciwe aba nasinta mutwagiraga baturirimbiraga ni mubiri yagiraga ko rasi kamwe kabi kwagaza yagaza gatera turi kubara iminota karashira dusirimbe twagira Imana yagaza avuga ngo asante Yesu ngwame nyamu nareka inangijemo muyandi magambo twari abantu b'imigeri gusa Pastor Kadarabizi ariko tukagira nta murimzi twagiraga kubw'amahirwe ibyo mfite ni ibyawe banyamurenge bene wacu mujye murenga akantu kama emotion na excitement ni kabi tujye ubwonko bujye buklika tumenye igisenge tumenye ibyo turi kuvuga n'ibyo turi kuririmba. So tudafashe umwanya munini tuzaguhereza amafaranga 600 turayaguhereza muri iki cyumweru kuwa mbere azaba yakugezeho, hanyuma n'indirimbo yindi uzakora yaba mu buryo bw'amashusho uzabitubaze tuzabikora. Okay, bahaye amahirwe hagira abandi bantu bibumbira mu gatsinda k'abantu nka 5 nabo baza rwose no kwibumbira mu gatsinda nk'abantu nka 5 mukamuha miliyoni icyarimwe bigahita birangira. Karisha yewe naje nateguye amafaranga yo kumuha atandukanye n'inka Bishop yatanze kubera ko Richard ari mu bantu bajya bambwira ko bakunda. Iyo umuntu akubwira ko agukunda nawe ujye umukunda. Icya kabiri yarambwiye ngo ahantu hose bazajya bagutumira mu ivugabutumwa haba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda zajya guherekeza. Richard tumaze kujyana ahantu harenze hane havuga ubutumwa akaririmba. Rero kuba uyu munsi wakoze igitaramo cya mbere naje nashyizemo muri envelope ituro ryo kumuha ryo kumushimira ko yakoze igitaramo cyiza kandi kikitabirwa agendeje aziyakire harimo amafaranga 100,000. Imana igumugisha amashimeshi haleluya cyubahiro haleluya amen. Richard rero tutiriwe turondogora n'umwana wacu dukunda none icyiza kirenze muri bucura none babucura mama we yaravuze ngo n'ugutetanye mwese mumuteteshe bakuru be bamuteteshe abavandimwe abamukunda mwese. Richard nguhaye 50,000. asana noneho kubera ko tutaziranye neza twese umuntu nazajya agenda anavuga izina rye nubwo twaba turizi uvuga izina ryawe hanyuma Bosco Nshuti na Jean de bibumbiye mu itsinda rya babiri shimwe ikadusubiza mu izina rya Yesu. Richard yarantumiye mu gitaramo ndamubwira hari ahantu agomba kujya kuvuga ubutumwa ndamubwira nitsoza kuririmba ndayitanze niyo mpamvu natinze. Hanyuma uyu murimo ndabizi ukuntu uvuna cyane nanjye nzamushyigikira mu 100,000. nta yindi microphone mwadutiza imwe ko nanjye ntabwo ndi butinde shaka nzamugurira ariko Jean ni sawa n'abakozi n'abavuze 100,000. Okay, dufite umubyeyi wacu hano mu majuru nawe ngwamugushigikiye n'200,000. Revera yahageze na Papi Clever aza gukurikira Revera. Ishari ubwo bwa mbere ejo banyambitse umudari
akadisi keza uko kambe naje muri iyi minsi hari umuntu mwandekereza kuzabambika yamanure kandi kankuzuruye neza nkubonana abakinnyi bareba none ishari inyeretse urukundo rudasanzwe hamwe n'uwacu bakoze akanama turamusigira 5,000. Murakoze. Njyewe cya mbere nishimiye cyane nuko Richard ubwe yampamagaye akambwira ngo ndashaka kugutumira. By'ukuri ntabwo tuziranye umwana ari mu rugero aho bari bakiri abana batangiye kuririmba ariko ntabwo twongeye kugirana connection nini cyane ariko narishimiye ubwo yambwiraga ngo nzaza nari mfite ahandi ngomba kujya none namubwira rero kubera ko umpamagaye nzaza Imana imugishe hanyuma ndi kumwe na Merci wanjye hanyuma ngeza muha nari nakanze akanyenyeri ariko yari make rero nzamuha $100 hanyuma na Merci azamuha 50 twabivugana none yamugisha Yesu ashimwe dushimiye Imana kuri Petit Frere Richard ko yakoze igitaramo cyiza Richard yaduhaye invitation ikindi kandi aca bugufi kandi Richard amaze kumenyekana twese turamuzi ariko kubera guca bugufi kwiwe nanjye na famiye twateguriye Richard ijana tuzabona Bwana siwe ndashima Imana kubw'umuganga muri Richard yewe twarakuranye kandi n'abantu twatangiranye ibintu so rero kubwo gushyigikira hamwe nanjye nzamwiyumvisha barakoze cyane murakomerezaho ariko nibagiwe kubabaza hari umuntu urimo yandika barahari murakoze ntabwo byari ngombwa ko mvuga kuko wenda nari kumubwira ariko impamvu mvuze ngo mvuge nuko nshobora kubitekereza sinkigure iyo amahirwe aragoye iyo biza kuba ntabwo ari umuntu ukunda gusohoka nari kumuvuga ko nzi ukuntu yavunitse ashaka ahantu azasohokera muri Kigali harare ariko ndabona ko atabikunda ikintu nza akunda siporo rero jimu y'uku kwezi nzayimwishyurira arambwira amafaranga hanyuma nitugera mu rugo ndatangira $100 arahita abimuha ukwezi gutaha nanjye nshaka ko gukora amavuta nanjye nzamuhumba $100 Bwana sifiwe ishara twarabana cyane muri ghetto Yes. Hallelujah. Amen. Njyewe yanezerewe igihe Richard yahezaga mama wiwe impano abantu bambonye narize cyane hariya kunda umwana w'umusore uzirikana agaciro k'umubyeyi w'umuntu Richard ikindi ejo ntabwo ndumurinzi ku giti cyanjye nk'uko babivuze kukorera muri minisiteri ariko iyo recognize abaririmbyi bagenzi be yaranyandikiye inbox wenyine arantumira arambwira ngo nkeneye ko abaririmbyi bagenzi banjye muzaba muhorete gufatikanya so twishimiye intambwe ugezeho kandi turagukunda ndetse natwe muzaze mudushyigikire nidutegura so Richard ndamuhereza $100 dusohoka Bwana Yesu asifiwe tuvuga amagambo menshi turashimira Richard muteguriye igikorwa cyiza nk'iki mureke tumukomere amashyi Richard by'ukuri nitwa Eric mu rwego rwa Joyous tuzatanga $100 ku giti cyanje tuzatanga $150
Yesu ashimwe. Nanjye Petit Frere Richard, amazina yanjye nitwa Munyana. Hano hantu hajyateye ubwoba mu mbaraga. Amazina yanjye nitwa Munyana Fanny Richard ni Petit Frere, nanjye nzamuha 100 muri ku kwezi. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Aline. Ni ubwa mbere ntambutse hano, ariko Richard ndamukunda. Nkunda uburyo ajya aririmba aramfasha. Ndamwibwira Trezor n'inshuti yanjye, so nzamuha amadolari 100 ku wa gatanu y'umugisha. Yesu ashimwe. Nanjye umuvandimwe cyane ndamushimira cyane kabisa, umuririmbyi nkunda cyane, twaje kumenyana Imana y'umugisha. Nzamuha 100. Amazina ni Intwari Alex. Mukomeze muze. Kera hari ukuntu twajyaga turirimba akaririmbo ko kugira ngo dushiture amarangamutima y'abantu ngo batange, ariko ndashima Imana ko muri iki gihe umuntu ajya atanga nubwo batamushitura. Imana ibahe. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Rukundo.